Ndi papa Sava. Inshuti imiryango migari rero migari umuryango mugari namwe muryango nagira ngo mbabwire ko ibintu bimeze neza rwose. Nagira ngo muntize amashyi abiwacu murabona abiwabo uko bimeze mukomere n'impundu twirengagize za nkweto ndende ababyeyi bambaye ariko twishimira ibiganiro bamaze kugira bate kutugezaho. Murakoze ibi bintu nta shyari, ibi bintu nta rwango, ibi bintu nta rwikekwe namwe mwabibonye. Babyeyi rero wa mugani wazindutse arazindukuruka ariko sicyo gihe nashaka kuvuga urugendo mwagenze ni rurerure. Ibyicaro byiza nk'uko mwabishimye mwabibonye, ibinyobwa byiza murabibona, umuryango urabakira kandi bigenda neza biraryoha. Nagira ngo rero nk'uko umwanya tuwukoreshe nk'uko bisanzwe tutaza gutinda tukaba bavuga amagambo gusa kandi ibikorwa ubundi nibyo biba bifite ubutumwa. Ibikorwa ni mesaje. Mubyeyi Ndimbati Sylvestre warumbwiye uti ninkureba sinkwicira ijisho kuko nubundi ntaho rijya ariko ni ikinyarwanda n'ishoberamahanga nitubivuga ntihakagira abavuga ngo hari icyo wishe. Numvise hari aho babiganira ngo ntunyicire ijisho ni inshoberamahanga yo kwerekana igikorwa iki n'iki cyo kuburira umuntu uti nyamuna nyamuna. Ni ikinyarwanda rero cyemewe. Ikindi ntabwo buriya musangiza amagambo ikindi twanabwira n'abantu hari ibyo tutavanaho kuko twasanze kandi nta n'icyo bitwaye ibyo bitabangamira ubumwe bwacu ntibibangamira iterambere ry'abagabo n'abagore ntibibangamira umuco. Kwica ijisho ni iby'abantu si bisanzwe cyane cyane ko ngo byanakomotse n'ibwami n'umwami nawe yagiraga yakwica ijisho bakamenya icyo avuze. Ese burya aho ngaho rero nagira ngo nk'uko wari ubinsabye uti ninkwicira ijisho mbwirira umubyeyi ariko uzi kuko twatangiye wenda basabanye ku mpande zombi ni ababyeyi bakuru. Nagira ngo ababidufashamo bihutishe buri muntu amanure ivumbi. Hari ikintu muri nk'iyi gashyantare nk'iyi ngiyi hari ikintu kiba gikaze. Ikintu kiba gikaze ni ikintu cyita inyota kikagenda kikagwatira ikintu cyita umuhogo w'umuntu, noneho kuvuga bikanga gucira bikanga ariko ugikubita intamizi ebyiri kigahita gipfa neza neza ukagira ngo ni ibiyege byo mu rutoki. Nagira ngo nsabye ababishinzwe nyamuneka mugire buri muntu wese mu mugereho. Ni ukuzagira buriya rero ahubwo ni ukuzafata umwanya. Urumva nk'ubu uvuze gashyantare uvuze gashyantare hariya abana buriya bashaka kuba batari ko kubera iki gashyantare bakibaza gashyantare icyo ari cyo. Tuzagira igihe tujye tubasobanurira n'amezi oya ndaje mu gihe tukirimo kwitunganya gashyantare nyibanyurire. Uzi ko ubundi bavuga ngo ni ishyano rya gashyantare. Ndasobanurira iryo shyano noneho ubundi dukomeze. Nyamuneka ntihagire umuntu ugira icyabura sibyo nimubarebe yewega Pase mwari muri aho ariko turaho nongere mbisubiremo. Nagiye aho nagiye nyura nerekeza ino nabonye mwejeje da nawe hari ahantu nanyuze hari amasaka. Ikirere cyabaye cyiza. Uzi ko nabonye amasaka nkongera nkibuka ibihe bya kera di. Nabonye amasaka menshi yeze icyarada inkamure iki bakora. Iyo nabonye yararenze inkamure. Yego bahinze basigana ariko yose arahari ameze neza. Yarababibye mbere ibigori aka karere karera cyane. Tuba twafumbiye buriya rero niba ari uko hari iwacu twibanda ku ntoki usanga natwe ari kugeze
iri iwacu avuga ati ibi bitoki urutoki nta handi warusanga. yego Buriya uzi ko tugira igitoki gishobora kugira metero 180. sinamuha mwazitayeho rwose. Hari umugabo w'intangarugero, umugabo w'intangarugero hari iwacu Karisiti mu buhinzi, yego higeze kubimurikagurisha. yego Ndakubwiye twaratunguye, yaragiye azana igitoki gifite metero 2. Akizana mwimurikagurisha igitoki nta muntu utarakifotorejeho. yego Cyeza mu rutoki rwe yihingiye. Uwo muntu rero niwe usanga afite urutoki, ubundi buri cyumweru unyuze mu rutoki we yaciyemo imihanda. ubwo n'abandi bamurebera. Ni imihanda. Oya niwe tureberaho, niwe tujya kwaka insina dutera. yego Ariko aho nabonye mwibanze ku bigori, mwibanze ku masaka. Urareba umusozi hose ugasanga ibigori n'amasaka. biterwa n'icyo ubutaka bubereye. ukamenya no kuwubyaza umusaruro nyine ubwitaho. Oya erega aho batwigishirije guhinga igihingwa kimwe mu murima umwe, usanga aribwo byabyara umusaruro. Guhuza ubutaka, kuko wasangaga ufashe ku mugani mu rutoki uteyemo ibigori, uteyemo imigozi y'ibijumba, uteyemo amasaka, uteyemo amateke, ugashyiramo na soya, yewe ugashyiramo n'ubunyobwa. wajya gusarura amateke ugacukura imizi y'isi ukayanika ugasanga inzuzi zarabyishe. ibyo nari ndimo mbabwira ndaje mbasobanurire iby'ishyano rya Gashyantare. Ni umuhungu witwa Gatashya wo kwa Gasinzigwa hari epfiriya ndahita ngukira. Ubu ni za Nyaruteje, ubu ni mu kahe karere? Za Gisagara aho ngaho epfo iyo ngiyo. Noneho uzi ko ibwami hari ibyitwaga inzira. Hari inzira y'umuganura, inzira y'ishora, inzira y'iki. Hari inzira muri zimwe muri izo yakorwaga muri Gashyantare mu kwezi kwa 2. Uwo Gatashya rero agatwara aho ngaho. Urumva? Yari umutware wawe. Yari umutware wawe. Ariko hari abatware gito. Babandi ngo umwami yahaye amata bakamwima iki? Amatwi. Ageze arababwira ati ariko ngiye simbatwara neza. Ati ku kibwami buri gihe bazi ibirori babikorera ahangaha tubature tugire dute. Ati noneho ndashaka ko ari ngiye mugira mute mwizihiza. Ashyiraho umunsi we ngo baramutura bagira bate muri Gashyantare. Ibwami bazajya kubimenya bavuga bati ibyo byabaye ni ibiki. Bagabye ingabo bagize bate barabateye. Babatera basanga bari mu munsi mukuru nk'uyu. Urumva no kugambanira igihugu, no kugambanira umwami. Barabasikiza bari babirimo byo bose. Niwe bavuze ngo rero ni ishyano rya Gashyantare. Kuri uwo Gatashya wa Gasinzigwa, kuri ayo marorerwa yarakoreye aho. Umubyeyi rero nk'uko wari wabimbwiye ngo hari mu kwa 2. Mujye musobanukirwa mwabana mwe. Impamvu hari mu kwa 2 bakayita Gashyantare kubera izuba riba rihari ricanye, ritwika amasaka bamaze kubiba, ritwika imisozi, intare mu mashyamba nazo zikabura amazi, zikabura ubwatsi, ugasanga nazo ziri kumagara. Nuko umubyeyi yarambwiye ati mfite icyo nkubaza muganire kandi ntabateyeho impagarara. Pastor karame musangiza w'amagambo arakoze. Ngira ngo twahoze tuganira, twavuye iyo tugiye tugarukiye tuganira ku by'umuco wacu. Rero nagira ngo nshyimirire ababyeyi bambwirira uti mwarize neza. Gikomeza rero ngira ngo
ni ukubibona ubwo nawe wagira icyo wibwira ubundi rega nanjye nkareba iyo bigana. MC ko nta wazanye duhamagara umukobwa wacu aze mundebera yari naho ubundi rero iyo abantu biteguye baritegura kandi burya ntawitegura ari wenyine, ntawifasha afashwa n'abandi. mukomeze byose ngo we ngo nakomeze byose ngo wariteguye nta kibazo. noneho ariko ndamubaza se uriteguye kuko n'iki byose no gushimira ababyeyi byatwaje abahungu barabakura ati niba ngombwa ati ngiye mu mamagara rwose mubwiraze muryango mugari rero ibintu bimeze neza. nagira ngo mbabwire ubu ko turi mu masaha meza, reka nkomeze mbihuze kuko mwabimaye ndaza kubabwira. oya bibemo nyarutse bibemo rwose. Pastor karame ndimba. nuko rero ndacyabashimira ntabwo oya byo mugira umutima ushima murabisanga ngo tubibazeho. ka keza ni mwiza nk'uko mwari mubinsabye rero mubyeyi, ni data wabashakaga niwe. ariko ntibibe birebire ntabwo nyine gahunda iraba neza. Madede ko nta musore tureba urimo uradufindira iki? ababyeyi rero umuryango mugari muteraniye hano mbanje kubashimira nk'uko rero mwabivuze ko ubukwe budasanzwe koko ntabwo busanzwe kuko bwateguwe n'Uwiteka ni Imana yabuvuzeho. Imana yabayeho nuko waberewe gusa. ntako ni nabyo yakagize musaza we ku ruhande akamushyigikira baranasa ariko wakora abafite na siripurize ubukwe ari ubw'Imana buba ari ubw'Imana. nk'uko nabibabwiye rero ko ubukwe budasanzwe, uyu nguyu akaba ari umukwe wanyu nk'uko mubibona, uyu nguyu akaba ari we mukwe wanyu muri aka kanya. umukwe ubu rero niba ari umukwe oya rwose ari umukwe arajya kwicara hariya. oya rwose ndarengana njye ntago ndimba rwonye ndi umuhungu wanyu koko kare ndarengana ntago ndi umukwe wanyu pe nta gahunda twari dufitanye njye hari gahunda twari dufitanye ndimba ubu ntabwo umukwe wanyu nta gahunda dufitanye sinkuzi ntitwigeze tuganira
ubwo tugeze aho duhita dukora ubukwe gute? Oya rwose njyewe oya ntage ibyo bintu sinari mbizi, dore ndi kumwe na sheri wanjye ara niwe twicaranye twari twitahiye ubukwe. Umbabarire rwose utansenyera wa mukobwa we. Abantu bose niba ari sheri wawe njye none se njye hari gahunda twari dufitanye. Tubwizanye ukuri, ntiwanakize ku ruhande ngo unamvugishe. Ndimba hari ubwo ndi umuhungu wanyu? ko ari ubudasanzwe, ariko nta gahunda njye nari mfitanye namwe pe, kuko n'uyu mukobwa wanyu oya winosha barimo barabireba, wincira amasiri. Oya dore ndi kumwe na sheri wanjye n'uri wambaye agakanzu gatukura. kubera ko ubukwe budasanzwe nyine urumva diaspora akaba abaye umukwe wacu kandi akaba ari umuhungu wo kwa Ndimbati, twagira ngo tumusabe atambuke yicare hariya tuze gukomeza ubukwe nyuma. Oya njye oya rwose niciranye na sheri wanjye hariya pe, kandi singuriya se kandi yambaye agakanzu k'umutuku niwe sheri wanjye. Ndajya kwicara hariya njye ntago ndi umuhungu wo kwa Ndimbati. umva reka nkubwire wa mukobwa, niba uri umukobwa cyangwa uri n'umugore ndakwiyamye ku mugabo wanjye. Urumva ujye ushinga ku bandi basura ariko umusore wanjye ndakwiyamye ndanakwihanangirije. Nturuka utaza kumbona nambaye ikanzu mukana yihindura ikabutura nka kuzingazinga hamwe niyo sura we nyihindura nk'amarangi. Nta soni. Oya ariko mwinturisha ntimukabona umuntu yicara umuntu aba yizingira ibyiwe ajya kwifatira urugo rwanjye akajya gukina ndekura. Sheri ngwino ndekura uzagwa handi ndekura. ariko ni ahubwo ikirenzo twagira ngo tubatumire ku itariki 25 z'ukwa gatanu. Ujye ushinga handi ndakwihanije. Nta soni. Nitunahura uzigire nkaho tutaziranye. Nta soni. Pastor ceceka n'uruhara rubi. Ibi byose ntago ari wowe. Njyewe gute se? Ntago ari wowe wabiteye. Gute se? Njye nabiteye gute? Wirirwa umpanurira umbwira ngo rero Madederi ngo urabona umaze gupfusha ubukwe kenshi. Urumva ibyo ngibyo byose urabyibagiwe. Umpanurira ngo umaze gupfusha ubukwe kenshi ngo none kuri iyi nshuro ngo ibintu byawe uzabikore bucece, ngo ubukwe bwawe upange bucece, ngo umugabo wawe mu bipange bucece, ngo ibintu byose bizabe bucece, ngo umugabo ari mu bahungu tugendana. Ngo njye ningende ngo ndebe mu bahungu basigaye ngo aho ngaho niho hazava umugabo wanjye. Hanyuma ibintu ndagenda mbikora bucece. Hari undi mungu wari usigaye se mu twagenanaga. Didasiene ntafite umugabo we. Margarita ntafite uwe. Dativa ntafite uwe. Simone ntafite uwe. Umungu wari usigaye se Suriya siwe wari usigaye. Ugakora ibintu nta bwenge ku buryo nta bwenge pastor nta bwenge ibyo ngibyo nibyo uri kuvuga ku buryo umugabo wampanuriye reka mbwire rero pastor uyu mwaka wa 2024 nta mikino umenye ko nta mikino urifata wowe kambeshya ukampanurira amafuti nta n'isoni warangiza amafaranga yanjye wariye ngura ampanurira mbonye umugabo ngo ningende ngo ibintu byanjye byose ngo mbikore bucece ngo ntiteje abantu ngo bitazapfa ako pastor aba pastor bishyigiye none ko mbikoze bucece se umugabo wanjye agiye hehe ubu ibintu byose umugabo wampanuriye ari hehe ko nanjye nifite wanjye subuye baba uranywa se umwiki Yesu we uranywa umwikira wowe uragira kumanura ibintu by'amafuti umbeshya gusa umbeshya ntuburira urangiza ukaza no kugerekaho kwicarega imbere uri kunywa fanta zacu hari icyo cyatanu wampaye urangije amafaranga yanjye yose wariye pasteur amafaranga yanjye yose wariye nurangiza uhanura amafuti gusa Imana tuvuge ko yisubiyeho Imana yabuzwe ibiriwe ubu ngubu mvuyemo pasteur kugira ngo nanjye umene umfata nawe inyogo senge koko Yesu ubu ni ukuvuga ngo nawe waragiye ujya gutegura ubukwe utumira abantu twese uraduhindisha ibintu urakodesha ibyo kunywa biranga abantu twese twaritanze nta muko ufite Yesu ko yambwiye ngo mbikore bucece ngo umugabo ari mubo ngo tugendana kandi nkabona hasigayemo diaspora ngo bizakunda ngo nta kibazo none si utumira diaspora ntazi akagira izindi gahunda kandi wumva byari bucece yari kureka kumutumira yaramubwiye ko ngo azategura ubukwe bucece akundane n'uwo bakundanye bucece
atumira abantu bucece yarambwiye ngo narangiza ngo usigaye ngo urimo ngo niwe wanjye ngo uwo ni kumva niyumvamo kandi ni diaspora ni ubwo iyo niyo bucece oya ngo kandi nujya no kurongorwa uzarongorwe bucece. none se tuvugisha ukuri wenda diaspora aje hano arakwemeye inkwano wari wazimushakiye cyangwa bakoye bucece ese kari ibintu Imana yavuzeho kadosi ubu bukwe tugiye kujya imodoka gusabamo ese Imana siyo yari yarabivuzeho ntabwo mwamurenganya ubu koko tujyeho hariya turenganya ngo pasiteri yari ari guhanurira injiji ni ubukwe bw'Imana ubukwe bw'Imana ngo usubira mu nzu aho ngaho ni ubukwe bw'Imana kuko nawe ntutekereze Imana subira wongere usenge Imana yisubiraho ubwo ngaho ufata atanazi rero ndarengana njye nawe nshaka atanazi aramwanga ariko yewe wa mukobwa we wafasha se Ramazani waheze iwabo cyangwa ifatire Ramazani ukajya umufasha dovuwa nanjye ibyo banze sigiye wifata se Musa arahari Musa ntawaje reka tumugire inama subira mu nzu bucece Imana niba yari yarabikubwiye n'ubundi izavuga n'ubundi Imana izongera ivuge ariko namwe mwiguma kurengera buriya buntu bw'abatubuzi we kuki yamubeshye amuhanurira ibitari utazi gutekereza mwese tubyanzure dute nyirasenge dushyire mu nama hagati y'uwahanuye n'uwahanuriwe bose bahanwe kimwe uwahanuriwe se usibye ko bamubeshye ariko uwahanuye niwe munyamafuti cyane ubundi Imana ntivuga ngo nimubura ubwenge nzabareka reka n'ubundi abaswa bameze nk'abasazi igire mu nzu bucece mwese urabigenza komeza bucece komeza bucece mwese ubwo nta n'uwundi usigaye hanyuma Imana ko yakweretse ko wahoze urondora ko nta wundi wari usigayemo se hari uwo wasanzemo ko nafate ke point wa wundi wo ku mashusho wa muhungu wapiga nzenze Sasa yamwemera gendera bucece amukurikiye Yesu ugiye nyamunane nsaba Imana nimureba atiruka yirukanka mwari kareta kakajwigiriza arajwigiriza ndetse nampasiteri akwiye gukubitwa pasiteri rakushije cyane akubitwe buriya hari abantu benshi akubitwe nande se nawe miri sorosiye adereza aramuciye kugira ngo miri nimushaka mbere urasanga rwesuranye hanze hariya yari abantu benshi buriya wakubita ntabwo ari ubwa mbere ari abantu benshi harya usengera Ramazani aramwitiranya amadederi yakazingazinga rero